akubonye bwa mbere ubundi akaza kwaka akanimero system akanimero nagukunze buri gihe habaho cyangwa bayaguharaye none se uzi ngo kabiri zabaho gute rimwe itabaye byaba birari cyese umubonye wenda ugahita wumva nyine ugahita utekereza nk'uburiri aho ngaho nibyo byajya bafite iminwa myiza no kuko Imana ndabakunda njyewe nikundira abajyama bafite iminwa myiza kugira ngo ivuge nzayisome yiriwe mwaramutse bitewe n'aho muherereye turabasuje kandi tubahaye ikaze kuri chano yacu iyi chano isa n'aho ari nshyashya uretse ko atari nshyashya ni chano yitwa Jenny and Fanny nk'uko muri kubibona twaje kugira ngo tubibwire tujye tubaganiriza tubashimishe tuganire ku bintu bitandukanye hirya no hino yaba amakuru yaba ibiganiro bisekeje yaba agire gususurutsana muri rusange ntatinze rero reka tubibwire tubabwire aho turi bo nyine of course ntabwo bazi Jenny ninde Fanny ninde ninjye Fanny Jennifer ikaze rero nawe ikaze bashiri banjye ikaze ni ukuri iyi cyane igiye kubazanira udutendo twinshi nta kurakara nta kugira ibipimo minini unawe ufite ngo n'ubudutore nta kibazo ibibazo bya tubyakira nubwo nta kintu twagufasha tuzajya tukumvira ubusa tuzasusurutsa rata tubabwire amakuru agezweho n'atagezweho n'ashaje ni ukuvuga ngo muri make waba ubabaye hano uzajya wishima wakora ibyishimo wishimye twishimane wumva ushaka guseka ngwino ariko niba ushaka no kurira uzajya uca inbox harimo njye nagutera n'umujinya ukarira wenda byose ni kimwe oya nta bintu byo kurira hano ariko umuntu uzajya urira apana kuza hano ikindi reka mbabwire tujye kubabwira tuzajya tubabwira batubwire uko babyumva sibyo nagita nijye kuyacu twenyine rero tuzajya tubabwira uko tubyumva ikintu turi kuvugaho namwe mutubwire se nibyo ese ubyumva ni ukuvuga ngo tuzajya tugira topic runaka tuganiraho n'abasubscribe bacu tubaho umwanya nabo nyine babivugeho ko babyumva comment nyine tuzajya tugendera ubundi no kuri comment zanyu nizo tuzajya duhana kenshi ibiganiro tuzajya dukoraho guys mukore subscribe mukore share like and comment ibyo nyine bagerekeranye ibyo bintu byose bavuga byose mubikore n'umutima mwiza hanyuma tubahe show show ariko umuriro nutanaboneka aka essence kazaba kahari ni byinshi abashira ariko uyu munsi nashonje ntababeshye inzara iranyishe mbese gutangiye cano ushonza umva iyi cano rero ntabwo igabura ariko izagabura moya witangira uyisebye ntabwo ngisebeje ariko izagabura ngenda bizi neza cano yacu iragabura bro iragabura mu kanya araje agiye kungaburira asimana urabona ukuntu izuba ari ryinshi rero niyo mpamvu nashonje mwana tuzajya tubaririmbira none reka mbereke akapera twumve Imana ibona ibizahaguruka ikabyima amababa buriya iyo iza kumirwa umva Bruce Melody naramushize hasi ninjye kibamamare ariko nzi kuririmba ndetse mu Rwanda ufana uwuhe muhanzi nyine reka basi tuvuge mu ndirimbo za gospel amaye biterwa n'icyaha nakoze nkubwire biterwa n'icyaha nakoze njyewe iyo nta cyaha mfite wenda numva nkumbuye Imana hari igihe njya mu Israel mbonye hagiye mwumva ariko mbonye niyo waba nta byaha ufite cyangwa se ufite ibyaha nawe yakujyana muri ariko noneho hari igihe wakoze icyaha ukumva uri kwicuza Mana ushaka ukajya muri za ambasadazi ukazivamo ukajya mu makorari ko muzihana ukihana ko cyangwa wihebye ugatangira kuririmba iba iri Imana ibiri ariko njyewe nzi kuririmba nako iyo ntasonje baririmbire rero ariko mutansebya ntabwo byemewe kumbwira ko ntazi kuririmba ngaha twagiye Imana ibiri iryo jwi sa uramutse nyine kuririmba bigabura guys uyu mwana yakishwa n'inzara kuririmba nuko nshonje uyu munsi ahari nasonje ariko nzi kuririmba ariko nawe wabyivugiye ngo Imana ireba izaguruka ikabica amaboko iyo ndi muri dushe ndaririmba ukuntu ndirimba neza cyangwa ndi muri toilette muri dushe nyine reka babwiye ndi muri toilette ndaririmba nyine ibyo kuririmba byo tubikureho turabizi twese ko tutabishobora
ariko Tuzaririmba icyo rap. dufite tuzakibaha. ni ukuri icyo tudafite tuzakiba wenda abana wenda kudutuma nko muri banki n'ibiki kubera rakasa iradusuka ariko icyo tudafite kiri bubanezeze tuzakiba. urugero nko kuririmba niba bibashimishije kandi nzaririmba nubwo ntabizi tuzatuma n'abakoze subscribe bagenda. ntabwo mwagenda kuko akabi ntaho kajya muzadukunda mutwange mudukunda ariko muzadukunda abasheri ntabwo tugira imitima mibi rero nk'uyu nta mutima mubi agira bagomba uyu kudukunda. munsi rero nta bintu byinshi dufite byo kuvuga, nyine intego nyamukuru kwari ukubibwira, kubaha ikaze kuri Jenny and Fanny TV, kubabwira ko duhari kandi ku bwanyu. Iyi cano ni iyanyu, iyi cano ni iyacu, cyane cyane mwebwe dukurikirana ibintu tubikorera, cyane cyane mwebwe mudukurikiye ibintu tubikorera, ntimugire ngo nyine ni ku bwacu, nimwishima natwe nyine bizaduha imbaraga zo gukomera dukomeze kandi tubahe n'ibyiza, nyine mubitwereke tu twereka ko mudukunze pe mutwereke ko mudukunze, mutwereke ko mudushyigikiye, mutwereke yuko nyine iyi ntambwe nyine tujemo cyangwa se izi mbuga tujeho nyine mutwishimiye, noneho natwe nyine dukore cyane kugira ngo nyine tubashimishe kurushaho. Kandi ikaze nanone Jenny, umva ikaze mugumeho nyine mugumeho nta rungu nta oya kugumaho ko bazagumaho kabizi bazadukunda, ahubwo muze noneho mutwiyereke mudushinge. ubundi muzaturege ngo twanze kuvuga icyo muzatubura muzatubwire tuzatuvuga koko bazadushakire n'abakunzi. ariko ikibazo abakunzi ubona ibintu byiharaje kuba muri ino minsi ugasanga uyu akundana n'uyu agakundana n'uyu agakundana n'uriya. ubu rero nabuze abakunzi ngo umukunzi wa nyawe ni inzu mbese ibintu by'urukundo muri kino gihe ni nka bizinesi, ahubwo wa mugani umutima wawe usharinga ahantu henshi kugira ngo hamwe nihahomba ahandi hunguke. ahubwo ngiye kambabwira inama nk'abashiri banjye nujya ukunda umuntu jya umukundana n'ibihaha wenda n'impyiko kuko nujyana n'umutima bazawusatura umutima wawe uzaba warushye. jya umuharara nyine ni ukuri jya umuharara ariko nubyegereza umutima uzababara ibintu by'urukundo iri kwigisha abantu gukunda oya ntabwo ari ugukunda cyangwa bafate nyine kugira ngo ntabwo ndi kubagumura urimo kugumura abantu, ndi kubarinda kubabara kubera ko numukunda akakubabaza wamukundanye umutima wawe. hari agafoto nyine nigeze kubona tuno gupostinga kuri WhatsApp, nyine umuntu yapostinze ari kuvuga ngo ngewe nyine ngo ninongera gukunda ntabwo ngo nzakunda nyine ngo umuntu ngo mukundishe umutima ahubwo ngo nzamukundisha kuko ngo umutima ngo waramenetse. inshuti zanjye mubikore gutyo cyangwa se nawe wigira umusirikare wa Vietnam murwane kuko murwane uhora mu ntambara z'urukundo ngaha mwarwanya kandi iyo ntambara ntigivamo. ariko urukundo ruzima ruracyabaho umwana no mu gihumbi kingahe wahehe ruba hehe nimba ari uko ibintu by'urukundo biceceke ko biratuma usonga ariko reka mvuge tuzatubaha amakuru sitori igezweho. noneho usigaye ukundana n'umuntu sibyo ukamuperezanta best friend wawe urumva bakajya nyuma y'iminsi icyumweru kimwe bakajya basohoka batanakubwiye wagira ngo ahubwo nyine wababereye nk'ikiraro wabaye umuhuza. niyo mpamvu mvuga ati wikunda wizana ibintu by'urukundo ngo ukawisanga uri indorerezi barata ahubwo tuzajya tubashakira akazi. hari umusista w'umushuti wanjye nyine nzi byabayeho yibaze sorry nyine ariko ntabwo ni agahinda barinezande baherutse kumukoresha ikiganiro nyine baramubaza ngo umuntu ngo uri mu rukundo ngo wamugiriye inama arangiza ukuntu yasubije ngo bivemo ngo niba ngumva unabirimo neza ngo inama nakugira ngo ugende ufate telefone y'umukunzi wawe ukore iperereza ngo nubona nta n'ikintu ubonye ngo n'ejo uzongere usubiremo marina yavuze ukuri ngo numara kukibona ngo ubivemo ubundi ngo wishakire akazi ubundi urye usohoke wishime ubuzima bukomeze. ariko rata nkubwire mukundane ko yavuze ngo nyine niba nta n'impamvu ufite yo kubivamo
wowe uyishaka so wajya muri telefone y'umukunzi wawe ukabonamo ikosa aha ya nawe wenda waribona data data uba ukundana ariko unababarira ubwo niko byera tugiye kubivuga inama nabagira mwirinde kujya muri telefone z'abakunzi banyu mwirinde kugira ngo mutababara gucukumbura ibintu nyine bataberetse ugireba ibyo yakweretse ibyo ibyo ureba ibikureba ibitakureba wirebe kugira ngo urukundo rwawe rurambe jya ureba ibikureba hari n'igihe batagucitinga ariko nyine wajya muri telefone ye ukabona n'ibintu bitari ngombwa atashakaga kubona se reka nkubaze umukunzi wawe ni igiki kitari ngombwa kuri we niyo yaba wenda atanashaka gucitinga cyangwa se atanabikorera kuguhisha sibyo ashobora no kubona umugenzura cyane akagira ngo nyine ntabwo yakundanye n'akaribu akagira ngo ntabwo byizeye kandi deja namaze kwiyumvamo kutanyizeye nanjye nyine ubwo nta n'urukundo nawe nyigifite umva mbabwire rati ibyo byose wapi ikintu cya mbere ni ugushaka amafaranga mwitoze gukunda abakunzi banyu no umukunde reka nkubwire cyese niba ushaka kwigira mita bacari Kigali sibyo ukajya amita bacari arakunda filime z'ibindi ariko niba mujya muzireba birarangira banariza nabyo rero reka mbabwire ibyo ntabwo birya filime zose zirangira ibintu byinshi oya hari izirangira bariya nka mita bacari arakunda ariko ntabwo bijya birangira neza rero aho kugira ngo rati ibintu by'urukundo tunabireke kambibwirire ushaka mfite amagambo kandi natangiye mbabwira ngo ndashonje none numva amagambo mfite iragabura kandi ubu wasanga hari ahantu mvuye kurya ariko reka mbibwirire rati njyewe nzajya nza mbabwira inkuru izo mushaka n'izo mudashaka nzajya nzibabwira nayo inkuru z'urukundo nzajya nzitaruka inkuru badashaka inkuru bashaka nizo ziri hano yego zose muzazishaka ntimuzarobanure ntabwo wenda inkuru zose uzatanga ko zizaba ari nziza byanze bikunze inkuru nziza nyine hari uzajya wisangamo njye nitwa nkuru nziza uri ahangaha ndakuraye ariko reka mbibwirire rati sibyo ubutaha tuzaza ejo tuzaba tubazaniye inkuru ariko ni n'ikibazo ejo bundi niboneye umutipe w'ibogari niba mubwira ngo w'ibogari ahumura tuba twicaranye mu modoka umutipe araza nyicara iruhande yesu wanjye we byari ibibazo ahumura oya wiseka biranababaje ahubwo noneho njyewe nari buviremo i Remera wari uri no muri bisi sha imodoka yawe yari yagiye arangije yego ko modoka ni ibibazo ariko imbaza ngo ikindi kibazo gihari ni ikihe yari mu igaraje namubwire se wituma siporo yanjye itarangira umutipe aza ahumura atanirata sha araza ngo bite yesu mbega umutipe mwiza ariko nyine ngira ubwo mutima ndabase mubwire ko ari mwiza mubwire ko namukunze sha arangije tugeze i Remera mbonye atavamo nanjye ngo nguma mu modoka kugira ngo nkomeze nicane nawe twageze Nyabugogo kambabwira abashiri twageze Nyabugogo agenda ntanabimubwiye nta n'ikintu mubwiye kandi wakomeje oya sha wayigendamo watesi kuna musore mwiza ugenda muri bisi hari igihe bayigendamo ni uvuze icyo kintu nyine ukoze hasi unyibukije nyine ibintu byo gukunda at first sight gukunda umuntu fresh ibintu byo gukunda umuntu at first sight ubivugaho iki bibaho ahubwo ikibazo ni bakobwa ese wowe w'umukobwa wabimubwira wabwira umujyama ko umukunda nyine ko wamukunze ko reba ukuntu abakobwa reba ukuntu abajama iyo uciye uri umukobwa akiba sita nakunze akanimero kawe bro nyine ibyo bavuga ese wowe kuki twebwe tutabikora uvuga ati bro bitewe n'ukuntu ukumura ese umuntu ukubonye bwa mbere ubundi akaza kwaka akanimero sisama akanimero nagukunze buri gihe habaho cyangwa aba yaguharaye none se uzi ngo kabiri zabaho gute rimwe itabayeho oya none se nyine ako akanimero kugira ngo mukomeze mukominiketinge bizarangire hari ikintu kivuyemo none se ugiye ubona umuntu ukicecekera ukabimukundana ukabyicecekera byazarangira gute njye ruriya rukundo nyine love at first sight ntabwo urwemera se urukundo nyine ukibona umuntu bwa mbere ngenda rwemera nyine ukuntu ngenda ufata nyine nk'irari cyangwa agahararo ntabwo ari irari ni amaso azi kureba reka nze ngusobanurire impamvu sibyo
ubona umuntu bwa mbere namwe mu nyumve nyine muratubwira uko mubyumva kubona umuntu bwa mbere murahuye ntabwo uzi imico yiwe ntabwo uzi ngakunda iki ese ko ntabwo uzi wakunze ngo uwo muntu yanga iki wakunze imico njye ndimo ndavuga ku ruhande rwanjye nyine nawe uraza kumbwira nimba uri opoze eshanu nagize namaze kuba poroze kera rwose pe nawe uraza kumbwira kugira ngo noneho abafana bacu baraza kutubwira ibintu sibyo nyine wowe ndabizi ko ari njye bari buvuge njye urukundo nyine kwa kundi umuntu abona ubwo umuntu bwa mbere akavuga ngo yamukunze njye ndifata nk'agahararo ndifata nk'irari deshe ese warayute mba numva yuko nyine nimba mbonye nyine afite ibintu byamukuriye kuri njye physical appearance uko ngaragara inyuma reka nkubwire ahantu oya uribaza gutuma nibagirwa ahantu byaba birari cyese umubonye wenda ugahita wumva nyine ugahita utekereza nk'uburiri aho ngaho nibyo byari irari wenda ugatangira kumva wamugana iyo ubonye ukamukunda ukimubona utekereje njye nshobora kubona umutipe wenda nkakunda wenda ukuntu agaragara amaso ye ijwi rye icyo gihe ntabwo uba ari irari kubera ko amaso aba areba ikintu cyiza cya mbere ukamukunda iyo ukunze umuntu ugakunda physical appearance yego uba ukunda iki uba ukunze ukuntu wamubonye wenda nk'amaso iminwa ngewe nk'abajyama bafite iminwa myiza no kuri Imana ndabakunda njyewe nikundira abajyama bafite iminwa myiza nyine bajyama we niba uzaba uri umujyama kugira ngo ivuge nzayisome of course guys oye ntabwo ari irari reka nkubwire rata umujyama tubwire muri comment rata gukunda umuntu bwa mbere ukimubona hari ubwo ari irari ntabwo ari irari kuko none se kamubaze kabiri baho gute rimwe itarabayeho none se kamubaze none se ushobora kuvuga ngo njye mbona umuntu bwa mbere mwange ngo nyuma nzamukunde utongeye kumubona ubona umuntu sibyo none se wowe urukundo wemera ko ruturukanye kuri guhakana ngo ukibona umuntu bwa mbere ngo ni irari none se urukundo ruvaye uzi ngo ni ikintu byuka kikirema mutaramubonye cyangwa uzi ngo Imana izakuremera Eva wawe nawe uzamubona reka nkubaze sibyo nimba ushobora kubona umuntu ukimubona ukumva uramukunze sibyo noneho uyu munsi wamubonye si wambwiye iminwa wakunze iminwa sibyo ejo ubonye noneho indi boga ifite iminwa noneho dabo yayindi nawe ugahita umukunda oya wa wundi nakunze w'iminwa myiza nimwaka nimero sibyo cyangwa kwenda we abakobwa hari igihe bitinya ntibake nimero ningira Imana akanyaka nimero tukavugana nkareba wenda usibye n'iminwa afite n'imico myiza wenda hari imico iri kunkurura ariko ntitaye ngo ni iminwa yabanje kunkurura n'imico y'ikantwara ubundi nzabona afite iminwa myiza nzamwirengagiza bivuze yuko ushobora kumukunda sibyo ukimubona noneho mwakwegerana cyangwa se mwavugana ugasanga nta kirimo ku ntambwe ya kabiri ugasanga nta kintu kirimo none se niba wamukunze ukimubona urumva mwakwegerana ugahita umwanga urukundo ruri ni ryarari wamushatsemo waribura oya ntabwo ari irari no se ari igihe ukunda umuntu ntubona urukundo nyarwo ruva he urukundo nyarwo sibyo ni igihe wenda ushobora kubona umuntu bwa mbere nyine ukavuga wawu urumva ariko nagakundo nyine ni nk'uko nshobora kubona umukobwa mwiza sibyo nkavuga uriya mukobwa ni mwiza nyine kubona umukobwa simbize ko nshobora kubona umukobwa umubwira ati wawe uriya mukobwa ni mwiza ateye neza aseka neza ugahita umwaka akanimero ari uri kubirwanya oya njye ndimo ndavuga ntabwo ndi kuvuga urukundo kwishimira umuntu noneho nimba mbonye umuntu bwa mbere uwo ari we wese even n'umukobwa nkavuga wawe mwiza sibyo noneho simbyiteho wenda akanagenda atongeye kugaruka nyumva ntabwo dore none umutima wawe ukuntu wazicuza ubuzima bwawe bwose undi munsi ratagaye tugahura sibyo noneho tukanavugana noneho yavuga nkumva wowe n'ijwi ryiza urumva ibyo byose nyine wapi nako ni akarare gake twamarana iminsi uko tugenda tuganira nkavuga wawu no mu mutwe we ntihazima sibyo rata ntugakunda wakunda mu mutwe utabanje isura mutubwize ukuri ukuntu nabivuze sheri uri kubyitira ari wowe man ahubwo dukomeza kuvuga gutyo turarondogora nubwo twazarangiza ibintu bigiye kuba debate rata reka nkubwiye mutubwize ukuri ukunda umuntu bwa mbere si biba hari ubwo ari irari ntabwo ari irari cyose usanzwe uri akaraye ntabwo uyu munsi twaje kuvuga debate rata muze mutubwire twaje kuguharira ngo debate kuri iki kintu sibyo
ariko mwese murabizi uretse ko buri wese afite uko abyumva ngiye ku ruhande rwanjye love at first sight ntabwo ibaho nimba nanabivuze neza simbizi ibaho urukundo kubona umuntu ku nshuro ya mbere ugahita umukunda ntabwo byemera mfata nk'irari sibyo niyo mpamvu yibuza amahirwe y'abantu benshi ubwo azi ngo wenda azabyuka asanga Imana hari uwo yamudekoreye njyewe nemera ko bibaho mutubwize ukuri kandi ntimutubeshye dukoze ikiganiro kandi twaje ngo tuje kubasuhuza ariko turabakunda abashumba twari turi kubasuhuza ni urukundo rutumye tuvuga amagambo menshi urukundo rutumye turondagura mwakoze kuduha akanya kanyu mujye mukomeza mudutega amatwi reba ukuntu tuvuze cyane ku nshuro ya mbere niba iya kabiri tuzabona ibyo kuvuga nibyo tutazi tuzabibona udaca abantu intege ariko turabakunda ejo tuzagaruka tubanyaburire sibyo ibyo kuvuga byo birahari byinshi ntabwo byarangira nubwo nyine dutangiriye kuri Juliette ariko intego nyamukuru kwari ukubibwira no kubasuhuza no kubaha ikaze mukore subscribe share comment mukomeze mudukunde natwe tuzabaha ibituma mudukunda kurushaho n'urukundo rwo ku mutima apana ibihaha ciao ciao